gahunda 600 ntabwo bari kugenda guco gusuriya ni kapiteni Irakiza Emile muramubona n'itsinda ry'abavanturiye okay bavuze ko baraza ari bake bariya ni abato ab'imyaka 4 kugeza ku 9 mubaha amashyi rwose bahagarariye Rugaga okay abapasifayinde nabo ntabwo ndikoreye avanturiye baracyaza muzire rimwe kugira ngo ibintu bigende neza atagira imvura yongera kudusanga kandi Imana yari idufashije okay akarasisi rero no mu nyandiko zitandukanye mu bitabo tugira ibyitwa umwuka w'ubuhanuzi hatugaragariza akarasisi bigaragaza akarasisi okay igitendo kimwe kirahagije ku bantu bagiye sinzi impamvu haba hatamaze abadiakoni mu nshingano yanyu y'abayobozi bakuru nari kubabwira yuko ibi ngibi byose tugishyira rwose n'umukobwa mubona imbere uriya mukobwa akaba ari ushinzwe abakapiteni muri suzone uriya mukobwa akaba ari ushinzwe abakapiteni muri suzone intara ya Hesha niyo Gishwati uyu mugabo turi kumwe aha ngaha witwa Hirwa Claude akaba ariwe mwarimu wa karasisi amashyi menshi akaba ariwe mwarimu wa karasisi nabo bagiye kugira icyo batwereka uriya w'inyuma rero niwe uhagarariye abakapiteni mu rwego rwa Filipi uyu munsi twagize abashyitsi badasanzwe uriya umukurikiye ahagarariye abakapiteni mu ntara ebyiri uyu ukurikiyeho gatatu ahagarariye zone ya Bigogwe amashyi menshi karero ni akarasisi k'abayobozi rwose umugabo uri imbere mubona rwose niwe uhagarariye abakapiteni mu rwego rwa Filipi
wo gusoma urutonde rw'abari buze kwambara. Ndahera ku ntara y'ivugabutumwa ya Gishwati. Ntara y'ivugabutumwa ya Gishwati, uwa mbere ni Bagirubwira. ndabona turi kwerekeza ku musozo wa Karasisi. Tukaba tugiye gukomeza indi gahunda. Murakoze. Tugomba gukora uyu murimo. Ndabona umuyobozi w'itorero rya Esha nawe umudiregiteri birahindutse rwose, ndatwemeye cyane. Ati rwose turi mu buyobozi, ndamushimiye cyane. Sauti ati rwose ndamushimiye cyane. Afite akanyamuneza hano cyane, rwose aranezerewe. Mana ushimwe cyane. Kugira ngo rwose mukore ko ibintu bimeze neza. Reka noneho ubwo bamaze kwambara, reka tubasabe barebe iteraniro, tubasabe barebe iteraniro. Tumusi twandikire uyu muyobozi w'itorero rya Kagohe, w'itorero Kagohe, nawe yegera hino kugira ngo sengera. Reka twibutse umuyobozi wacu wa Filipi wageze aha ngaha, tumubwire yuko abantu batsindiye mu ngano bari hano mu ntara ya Esha, abasha kwitubona bambaye uyu munsi batsindiye Kanani, ariko mutuje rwose. Niyo nkuru inosa, ndagira ngo murabona rwose ko batambuka. Jia irashimisha umuntu uyaja kugira ngo nk'uko abahanuzi murabizi namwe ibitabo bitanu by'ingenzi, izindi nyandiko zose ziva muri ibi bitabo bitanu by'ingenzi. neza umugisha mu maso he mu izina rya Yesu. Mwese muti wiyaranje nudakora n'ugukoraho muri mugufi uza hano hagati, muri mugufi uza hagati kureka iyo nshaka. Hari umuntu uri kumva ari kugerayo, yaranje gushyiramo imbaraga. Ngamanuka uko Imana hasukura, sibaguha umwanya urimo. zihute. Mwegere imbere. Burya tekoye rwose n'inkoni isize irangi ry'umweru kugira ngo rwose ndagira ngo mwese murayireba. Abashyirayene mukoreho mwese Imana na furari y'abashefu bwite bahaye umurage w'ibirango by'ingaga z'urubyiruko rw'Abadiventiste kugira ngo nishingane muturebe. Niyo nkora aha ngaha nanjye ndi hano nsengera, twese turagurisha kugezaho. Reka rero duhamagare ufite imirage yindi nawe yihute. Ibirango reka